mbere y'uko Imana irema isi yabanje kurema abamarayika, irangije ibaca mu imirwi igiye itandukanye. Muri abo bamarayika ishiramwo abamarayika bakuru ibizima 4. Irangije ifata umwe muri bose yari ikunze cyane, imuha ubwiza bw'inyuma kurusha ibindi biremwa byose yari yararemye mu ijuru. Wakibaza ngo uwo ninde? Ibona bidahagije, irangije imuha ubwenge bwinshi ariko kurusha abandi bamarayika bose. Uwo nguwo kandi niwe yahisemo imuha igikundiro, imuha n'imbaraga zitandukanye n'iz'abandi bamarayika. Nta kiremwa cyari mu ijuru cyari gihwanyije n'icyo kiremwa Imana yaremye. Yari afite ubwenge, yari afite igikundiro, yari yubashywe ndetse ari n'intungane kurusha ibindi biremwa byose Imana yari yararemye. Imugira umukuru w'amateraniro mu ijuru, imuha ububasha budasanzwe. Uyu mumarayika yagaragaraga ko ari we kiremwa cyiza cyabayeho. Ibi byamuzamuriye ubwibone n'ubwirasi no kwiyumva. Atangira kwibona ko ari we wenyine ukwiriye kurusha ibindi biremwa byose. Atangira kwiyumva ko afite n'ubushobozi bwo kuba yasimbura Imana. Uyu mumarayika nibwo yaje gufata umwanya ashuka abandi bamarayika, arema igisirikare gikomeye. Arangije yataka Imana. Icyo yashakaga kwari ukuba yahindura amateka, akaba ari we wenyine uyobora ibiremwa byose, akayobora ijuru. Intambara ikomeye yaje kuba mu ijuru itejwe n'uyu mumarayika wari warahawe ububasha budasanzwe kubera kwiyumva. Uyu mumarayika bamwitaga Lucifer. Atangiza intambara mu ijuru. Aha ni naho inkuru ya Satani yahereye. Lucifer akaba ari nawe sekibi uhagarariye ibibi byose. Byatangijwe n'ubwibone. Uyu ni nawo munsi yavumwe agitangiza intambara mu ijuru. Abasoma Bibiliya cyangwa bizera Imana ibi murabyumva neza kubera ko inkuru za byose naha zishingiye. Igana natwe wige byinshi kuri uyu munsi, usobanukirwe intangiriro yo kuvumwa kwa Satani, impamvu yatumye Satani avumwa, ndetse uyu munsi akaba ari ikibazo ku kiremwa muntu. Imana mbere y'uko irema isi yabanje kurema ijuru. Mu ijuru ihashyira ibiremwa ari bo bamarayika, kandi bafite ibice bigiye bitandukanye n'umumaro wabyo. Hari abamarayika bahagarariye abandi. Aba nibo bari bafite inshingano zikomeye zo gukorera Imana ndetse no kuba bayegereye kurushaho. Aba bamarayika bakuru nibo ntangiriro ya byose mu kugaragira Imana mu bikorwa yagiye ikora. Muri aba harimo uwitwa Lucifer. Biravugwa ko Lucifer yari afite ubwiza budasanzwe ndetse yari arenze ibindi biremwa byose Imana yari yararemye. Yari intungane imbere y'Imana. Nuza gusoma muri Ezekiya 28 ku murongo wa 15 haranditse ngo, wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho ukiranirwa. Aya ni amagambo Imana yatuye kuri Lucifer ubwo yari amaze gukiranirwa. Nusoma Yesaya igice cya 14 bisobanura ko Lucifer mu Kilatini bisobanura morning star cyangwa se uzana urumuri. Mu Baheburayo basobanura ko Lucifer bisobanura inyenyeri ya mu gitondo. Yavuzweho byinshi muri Bibiliya. Lucifer yari mu bamarayika bakuru b'Imana, ari kumwe na Mikael na Gabriel, bari mu ngabo z'Imana zikomeye. Mu gihe Lucifer yari afite inshingano zo kuyobora amateraniro mu ijuru, no kubera ko yari afite ubushobozi budasanzwe yahawe n'Imana. Yari umuhanga mu bijyanye n'umuziki, yari umuririmbyi mwiza, afite ijwi ryiza ry'agatangaza. Yari afite inshingano zikomeye kubera ububasha yahawe n'Imana.
yari afite ubumenyi buhambaye ku bijyanye n'idini. Aho Imana itabaga iri, Lucifer yabaga ahari, yagombaga kuyobora. Ndetse yari yaragiriwe ubuntu mu kwigisha, yari afite ubushobozi budasanzwe. Lucifer yarubahaga, ndetse ibyanditswe bivuga ko umutima we washizwe hejuru, yahawe icyubahiro kidasanzwe mu ijuru cyihariye. Lucifer yari afite ubushobozi, uburyo yagaragaraga, igihagararo cye, imbaraga, ububasha, buri kimwe Imana yari yaramuhaye. Muri we ibi byose byatangiye kumuzamurira ubwibone, agasuzuguro, biza gutuma acumura. Byatumye asuzugura ibiremwa byose Imana yari yararemye, yumva ko ari we wenyine ukwiriye, atangira kwigereranya n'Imana. Ubwibone bwe bwatumye atangira kumva agomba no kuruta Imana. Lucifer yatangiye kwifuza ibintu bitandukanye, atangira kwifuza ijuru, atangira kwifuza ibyaremwe. Ndetse imyizerere yari afite yamubwiraga yuko n'Imana ubwayo ishobora kuba yarakoze ikosa, ko ari we ntungane wenyine uhari. Ubwiza bwe, ubwibone bwe n'ubwenge yari yarahawe byatumye afata ubushobozi bwo gushuka abandi bamarayika, bamwiyungaho, baba igisirikare cye, batangira kumukorera. Intandaro y'ibi byose, icyo yifuzaga, yashakaga guhirika Imana, ayikure ku buyobozi, narangiza ayobore. Kuko yari afite ubwenge budasanzwe, yumvaga ko ari we wenyine ushobora kubaza Imana kurusha uko abandi bamarayika bose bari bazi Imana, ndetse n'ibindi biremwa byose yumvaga ntacyo bivuze kuri we. Nusoma Yesaya ibice 14 umurongo wa 13, haravuga hati, waribwira ati nzazamuka njye mu ijuru, nkuze intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera z'ikasikazi. Aya ni amagambo Satani we yibwiraga nyuma yo guhabwa ubushobozi bukomeye, akumva ndetse ko ashobora guhirika Imana, ubundi byose akabiyobora. Aha Lucifer yari akabije, yari amaze kwerekana ko nta na kimwe atashobora, nyamara yirengagije ko yari yararemwe n'Imana, kandi n'Imana buri kimwe yarakirebaga. Yumvaga ashaka gukora ubwami bwe agasumba Imana. Yari yitegura intambara, yifuzaga guhirika ubutegetsi bw'Imana, ayobore byose. Gusa ubwibone bwatumye aba impumyi yo kutamenya ko Imana nayo yari ihari kugira ngo ikomere ku byo yaremye. Yari afite ubwenge bwinshi, ari nabwo yakoresheje mu kugira ngo ashuke abandi bamarayika. Gusa si bose bamuyobotse, hari abandi bagomeje kuba abizerwa ku Mana. Abo ngabo ntago yabashije kubagusha mu mutego we. Nuko mu ijuru bamwe mu bamarayika bahise baba Lucifer, abandi baba ab'Imana, bakomeza kuba ab'Imana. Lucifer n'abamarayika bari bamuyobotse bakoranye igisirikare gikomeye. Nibwo yatangiye intambara mu ijuru, intambara ikomeye yabayeho. Intambara itangira, Lucifer ntago yigeze yitega ibyo yaje guhura nabyo. Ntago yari azi ko ari buze guhura n'undi mumarayika ukomeye cyane, kubera ko yari azi ko ari ufite ubushobozi kurusha abandi bamarayika. Ariko yahahuriye n'intambara ikomeye yatejwe na Mikayeli. Mikayeli yari ahagarariye abamarayika bose, yahawe itegeko kuva ku Imana, ndetse uyu nguyu nawe yari afite kwegerana hafi n'Imana. Igihe cyose Mikayeli yubahaga ibyo Imana imubwiye. Lucifer ntiyigeze abasha gutsinda Mikayeli, yarwanye n'abamarayika gusa. Ibaze ko hano uru rugamba Imana itigeze rugaragaramo byibura ngo izamura agatoki kuri Lucifer. Lucifer yatangiye kwishidikanyaho, abona ko atorohewe, abona ko ibyo yatekerezaga bidashoboka. Bivugwa ko nyuma y'uko guhangana gukomeye mu ijuru Lucifer amaze gutsindwa na Mikayeli, nibwo yaje guhanwa, ahabwa igihano cyo kuba inzoka. Nusoma mu byahishuwe ibice 12 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8, mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Iki kiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo
ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntiyaba hakiboneka. Iyi ni intambara yabaye mu ijuru nyuma y'uko Lucifer amaze gutsindwa n'ingabo ze. Nibwo bahisemo kumwima ubwicaro mu ijuru. Nukomeza gusoma Ibyahishuwe 12 ku murongo wa 9, cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywanya nacyo. Iyi niyo ntandaro ya Satani kugera mu isi. Aha niho twongera kubona irindi zina rya Lucifer. Yaje kwitwa nyuma yaho yitwa Satani. Byatumye Lucifer abura buri kimwe cyose yari afite mu ijuru. Si uko yanzwe gusa n'Imana, ahubwo yaje no gukurwa mu ijuru n'abamarayika bo bose bari baramuyobotse. Guhera uwo munsi iminsi ye yo gukiranuka yahise ikurwaho burundu, na nyuma yaho ategereje kuzahanwa. Nusoma Ezekiya ibice 28 murongo waho wa 13 kugeza ku wa 19, haranditse ngo: wahoze uri muri Edeni, ya ngobyi y'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, odemu na pitida na yahalomu na turishishi na shohamu na yasipi na safiro na nofekina na bareketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyironge bwari iwawe. Mu minsi waremwe yose byari biringaniye. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyizeho kugira ngo ube umukozi wera w'Imana. Wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho gukiranirwa. Wazuwemwo urugomo ruzanywe n'ubugenza bwawe, bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye nkwirukana nk'uwanduye, nkagukura ku musozi w'Imana. Nakurimbuye wa mukerubi we utwikira we, ngukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishyira hejuru. Kubengerana kwawe niko kononnye ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ububi bwawe bwinshi no gukiranirwa kuva mu bugenza bwawe bwatumye wanduza ubuturo bwawe bwera. Nicyo cyatumye gukomeza umurimo ukuvuyemo. Nicyo cyanteye gukongeza umuriro ukuvuyemo, uragukongora, maze nguhindura ivu mbere y'abakureba bose. Abakunzi bose bo mu mahanga bazagutangarira. Wahindutse igishishana, kandi ntabwo uzongera kubaho ukundi. Aya ni amagambo Imana yaturiye kuri Satani nyuma yo kumuvuma. Uyu muvumo ndetse wakomeje kumukurikirana kugeza ubu ngubu. Bibiliya ikomeza gusobanura kuri iyi ngusho ya Satani. Nusoma Luka igice cya 10 umurongo wa 18, arababwira ati: nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Uko yaba yaraguye kose, icyo yaba yarabanje cyose, gusa icyo tuzi nuko yari azaniye isi akaga. Nyuma y'uko Lucifer amaze kurakaza Imana cyane, nusoma Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 10, kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa
ku manywa na nijoro iteka ryose. Ibi byose byari ibihano byakomeje guhabwa Satani nyuma yo kugomera Imana, agashaka kuyigumuraho no gushaka guhirika ubutegetsi bw'Imana. Bibiliya igaragaza neza umujinya w'Imana kuri Satani kuva yakora icyaha. Ntago Lucifer yabashije kwakira igihano yahawe ngo atuze, ahubwo yatangiye gutekereza uburyo ki yakihorera ku Mana, kubera ko ntago yari agikunzwe n'Imana nk'uko byari mbere. Ikintu Satani yakomeje gukora ari we Lucifer, yatangiye gukurikirana umuntu. Yaritegereje neza abona ikiremwa muntu gifite umwanya mwiza mu kuba gikunzwe n'Imana. Imana imaze kurema Adamu na Eva, igira ibyo ibabuza kurya muri Edeni. Satani yari abonye urundi rwaho rwo kugira ngo abashe kuba yakihorera ku Mana. Ubwo yabonaga Adamu na Eva bagendagenda muri Edeni, yakomeje kugenda acura imigambi myiza yatuma nabo bagomera Imana kugira ngo abashe kubigarurira. Imana yari yarababujije kurya ku mbuto imenyesha icyiza, kandi Imana yakundaga umuntu cyane. Nta kindi Satani yari gukora uretse kuba yashuka umuntu. Nta kindi Satani yari gukora uretse gutuma Adamu na Eva barya kuri cya giti kimenyesha icyiza. Yari intambwe nziza kuri Satani yo kongera kubabaza Imana. Yaje kwinjira muri Edeni, yinjira yigize inzoka. Yaraje kuyobya umuntu kugira ngo nawe agome nk'uko yagomeye Imana. Kujugunywa ku isi kwa Satani ni ikibazo ku muntu. Nusoma Yesaya ibice 14 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, Ezekiya nusoma no muri Ezekiya ibice 28 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 18, no harasobanura neza ubutware bwa Babeli na Tiro. Ariko aha havugwamo Satani kubera ko imiyoborere y'aba bami yagiye ikemangwa kubera imyitwarire bagiye bagira idasanzwe, ndetse bivugwa ko Satani ari we wagiye abatera kugira ngo babashe kuyobora nabi bigeze aha. Ndetse hano badusobanura neza impamvu Satani yaguye, ariko ntago batubwira ari ryari Imana yamuhannye ndetse imwohereza ku isi. Gusa icyo ibyanditswe bivuga nuko abamarayika baremwe mbere y'isi. Nusoma Yobu ibice 38 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7, haraza kubigusobanurira neza. Nukomeza gusoma ibyanditswe neza, biragaragaza ko Satani yavumwe ndetse akajugunywa mbere y'uko ashuka Adamu na Eva. Soma neza Intangiriro ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 14, haranditse ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi koko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'ibiti binini biremeramo ibicocero.
bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu y'umunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ahamagara uwo mugabo aramubaza ati, uri he? Aramusubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, tinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Aramubaza ati, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshutse ndazirya. Uwiteka Imana abwira inzoka iti, kuko wakoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu shyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Uzagukomeretsa umutwe, nawe uzakomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana abwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe uzatwara nawe azagutwara. Na Adamu aramubwira ati, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kuryaho, uzaniye ubutaka umuvumo. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Aha niho Adamu yahereye umugore we izina ryitwa Hawa. Izi ni inkuru zivugwa kuri Adamu na Hawa cyangwa Eva, ari we soko cyangwa inkomoko y'ikiremwa muntu. Imana yahise kwibaremera imyambaro ikoze mu mpu. Irangije irababwira ati, kugeza ubu ngubu umuntu abaye nkatwe kubera ko azi icyiza n'ikibi, kubera ko yariye urubuto rumenyesha icyiza. Imana irangije ita kwikura Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Irangije ishyiraho uburinzi bukomeye muri Edeni ku buryo batabashaga kuhinjira cyangwa ngo basubiremo. Nyuma y'uko Satani amaze gushuka Eva, byateje akaga ku muntu. Ibyanditswe ntago bidusobanurira neza mbere y'uko Satani ajugunywa mu isi nimba byarafashe iminsi cyangwa se byarafashe igihe gitoya mbere y'uko abasha gushuka Eva. Nusoma intangiriro, icyo batubwira ku nzoka nuko batubwira ko inzoka yari ifite ubwenge bwinshi, ndetse biragaragaza neza ko iyi nzoka ariyo yakurikiye Adamu na Hawa cyangwa Eva. Ntago bigaragara neza muri Bibiliya nimba koko iyi nzoka yari Satani cyangwa se yari Lucifer nyirizina. Gusa uko ushobora kubivuga nuko Lucifer uko avugwa muri Bibiliya avugwa nk'inzoka, no mu byahishuwe niko bamusobanura. Ndetse hari n'abavuga ko Lucifer ari muri Edeni ntago yari inzoka, ahubwo yakurikiye inzoka yari iri hafi aho, aba ariyo anyuramo kugira ngo abashe guteranya umuntu n'Imana, kubera ishyari yari afitiye umuntu bitewe n'urukundo Imana yakundaga umuntu. Byarangiye Imana ivumye umuntu yiremeye. Nusoma muri Yobu haguha ubusobanuro neza ko nubwo Satani yakuwe mu ijuru akamburwa ububasha yari afite mu ijuru, ariko atigeze arekeraho guhura n'Imana, ndetse bagiye bahura kenshi n'Imana, kandi aho bahuriraga ni mu ijuru. Nusoma muri Yobu neza igice cya mbere n'icya kabiri, barakwereka neza inshuro Satani yagiye ahura n'Imana, ndetse bivugwa ko mu gihe runaka iyo Imana ihamagaye abamarayika bayo hari igihe Satani ahagaragara.
bivugwa ko Satani afite ubushobozi bwo kujya mu ijuru. Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 12. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari nta uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburiraho ukuboko kwawe. Nuko Satani aherako ava imbere y'Uwiteka. Ibi bigaragaza neza ko Satani yari agifite ubushobozi bwo kujya mu ijuru na nyuma y'uko yirukanyweyo. Uretse ko benshi batabyemera, ndetse benshi bakabibaza nimba Satani ashobora kugera mu ijuru kubera ko ari ikiremwa cyavumwe. Gusa hari n'abizera ko abasha kugerayo kuko atari igitangaza kuri we kuba yasubira mu ijuru, kubera ko kuba yasubirayo n'ubundi ntago biri butuma aza kubaha Imana cyangwa yubaha ijuru. Icyo dushaka kubabwira nuko Satani atari mwiza ku kiremwa muntu. Ubwo Imana yavugaga kuri Ayubu cyangwa kuri Yobu umwana wayo, Satani yahise ayisaba uburenganzira bwo kumuteza ibigeragezo kugira ngo abashe kwihakana Imana. Icyo Satani abereyeho ni uguteza ikibi mu kiremwa muntu. Ntihakigire haboneka umutekano hagati y'umuntu n'Imana. Niyo mpamvu Satani yabwiye Imana ko impamvu Yobu yubaha ari uko yamuhaye ubutunzi kandi imuha buri kimwe yifuzaga. Imusaba Yobu agerageza ubuzima bwe kugira ngo Yobu abashe kwihakana Imana. Icyo gihe Satani yashakaga gushira Yobu mu kigeragezo kugira ngo amunyaga ubutunzi bwe bwose bubashe gutuma ava ku Mana. Nusoma Yobu neza uraza kumenya imitungo n'imibereho y'ubuzima bwose bwa Yobu, ariko ibyo byose Satani yarabigerageje biyoyoka mu kanya gato nko guhumbya. Ariko Yobu ntiyigeze ateshuka kubera ko yari yizeye Imana, ndetse n'Imana yaje kumugororera nyuma yaho imusubiza bwikube kubera ko yari amaze gutsinda ikigeragezo cya Satani. Icyo tubereyeho ni ukugeragezwa na Satani, kuko Satani ntago twifuriza icyiza, ntago yifuza umutekano hagati yacu n'Imana. Niyo mpamvu igihe cyose ashaka impamvu iyo ari yo yose yatuma umuntu agaragara nabi imbere y'Imana. Nushaka gukomeza kumenya uburiganya bwa Satani ku kiremwa muntu, soma Zakariya igice cya 3 umurongo wa 1. Haranditse ngo, maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka aguhane, yewe Satani, niko Uwiteka watoranyije i Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Ibi byose bikugaragariza urwango Satani atangiza hagati y'abantu ndetse n'Imana. Satani hano yari atangije urubanza hagati ya Yosuwa n'Imana, ariko Imana yaje kurengera Yosuwa. Nukomeza gusoma ku murongo wa 4 haranditse ngo, marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane.
Imana yari ikijije urubanza rwari rutangijwe na Satani kugira ngo Yosuwa agaragare nabi imbere y'Imana. Nta kindi Satani aba atwifuriza buri munsi ni igituma tutagaragara neza imbere y'Imana, urwango ruhoreho ndetse n'umugambi wo kwihorera ku Mana kugira ngo awusohoze. Ariko nugendera kuri ibi byanditswe byose, urabona neza ko nta na rimwe Satani atsinda, nubwo igihe cyose agaragaza ubushake bwinshi bwo kugira ngo ateranye umuntu n'Imana. Gusa urukundo rw'umuntu ku Mana rwo ruracyari rwinshi. Nubwo itabuze kumurakarira nyuma y'uko ashutswe na Satani ikamuhanisha kuva muri Edeni, gusa urukundo rwayo rwakomeje kuba ku muntu wayo. Nubwo Satani ahoraho kugira ngo atugushe mu mitego y'ibyaha, kugira ngo dukomeze kujya mu nzira y'ubuyobe, dutandukane n'ukuri kw'Imana ndetse dutandukane n'urukundo rwayo. Gusa icyiza nuko dufite roho utumenyesha ikibi n'icyiza. Bivuze ko nta rwitwazo uba ugifite ngo kuba wakora icyaha ubishaka wigiza nkana kubera ko Satani wenda ari uri buze kwitirirwa iki kintu. Ufite amahitamo yo kumenya icyo guhitamo n'icyo kudahitamo. Icyaha umutima ukubwira ko ari icyaha, ndetse n'icyiza umutima ukakubwira ko ari icyiza. Icyiza rero muri byose ni ukumenya kwitandukanya n'icyaha, niko gutsinda imbaraga za Satani, ndetse icyo gihe uba utsinze imbere ye n'imbere y'Imana. Nta rwitwazo na rumwe ruhari rwo kuvuga ngo kubera ko Satani ariho kandi akaba ateza icyaha twemere kuyoboka inzira ye, kubera ko nyuma y'uko ukoze icyaha ntabwo Satani azakibazwa. Uzakibazwa wowe ubwawe. Nuhitamo kandi ikibi kizakubera umuhamya mwiza imbere y'Imana. Kureka ubwibone, kwikuza, kwiyumva no kumva ko uri uw'agaciro kurusha abandi, iyo ni intwaro nziza yagufasha guhangana na Satani. Nimba wumvishe neza ikiganiro, icyatumye Satani atandukana n'Imana ni uko yishyize hejuru kubera ubwibone no kwiyumva, birangira ajugunywa mu isi, ndetse n'icyubahiro yari afite mu ijuru aracyamburwa. Ntugakoreshe ubushobozi ufite cyangwa imbaraga ufite, ubwenge n'ayandi mahirwe wahawe kugira ngo ube umwanzi n'Imana, ahubwo uzabikoreshe kugira ngo wubake ubudasa ndetse n'urukundo rudasanzwe hagati yawe n'Imana. Umunsi umwe umugabo umwe witwa Albert Einstein, ndabizi ko benshi mumuzi kubera ibikorwa by'ibigwi yakoze by'ubuvumbuzi budasanzwe, ndetse bivugwa ko yari umunyabwenge wigeze kubaho ku isi. Abandi bavuga ko ubwenge bwa Einstein byibura bukora 15% kurusha ubw'undi muntu usanzwe. Uyu mugabo yavumbuye byinshi ku isi, ndetse binakurikizwa uyu munsi. Hari benshi bafite za IQ ziri hejuru, hari abageza kuri 200, ariko yari afite ku 170 gusa. Gusa ari mu bantu baremanywe ubwenge bwinshi, ndetse binavugwa ko ari we wa mbere wabayeho ufite ubwenge bwinshi, kuko uyu mugabo yari genius. Einstein ari mu rugendo, iruhande rwe hari hicaye umugabo w'umuhinde. Atangiza irushanwa ryo kubazanya ibibazo, umwe yatsinda agatanga amafaranga, yatsindwa agatanga amafaranga. Umuhinde yemeye ko nazajya atsindwa ikibazo cya Einstein azajya atanga $5. Einstein we yemeye gutanga $150. Umugabo we yari yemeye ko azajya atanga $500 naramuka abuze igisubizo cy'ikibazo uwo muhinde yagombaga kuba amubajije. Yari yizeye cyane kandi yumvaga afite ubwenge bwinshi cyane. Einstein niwe wabaye wa mbere mu kubaza ikibazo wa mugabo w'umuhinde. Yaramubajije ati, intera iri hagati yo kuva ku isi ugera ku zuba ingana ite? Umugabo w'umuhinde yabuze igisubizo, afata $5 ayaha Einstein. Icyari gikurikiyeho n'ikibazo cy'uwo mugabo w'umuhinde. Abaza Einstein, nawe mbwira,
ese ni iki kizamuka umusozi kandi gifite amaguru 3 ariko cyamanuka kikamanuka gifite 2? Einstein yaratekereje cyane ku buhanga bwe no kwizera bikabije, arakibura. Akora mu mufuka kuramwa $500 arayamuha. Einstein abaza ikibazo. Mbere yo kukibaza ariko yabanje kumubwira ati buretse banza unsubize, icyo kintu kizamuka imisozi gifite amaguru 3 cyamanuka kigaruka gifite 2. Wa mugabo w'umuhinde yabuze igisubizo kandi ari we wabajije ikibazo. Bivuze ko nawe ubwiwe nta gisubizo yari afite. Yese afata $5 nabwo arayishyura. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo yari abizi neza ko ari buze kubaza ikibazo kidafite igisubizo kugira ngo abone amafaranga. Kandi urumva ko Einstein we yagombaga gutanga amafaranga menshi. Einstein yari azi ko ari umunyabwenge, ariko yahuye n'umuntu ufite ubutiriganya amubaza ikibazo kidashoboka. Bivuze ngo ntukiyumve ko ubushobozi ufite bwose bwaguha buri kimwe. Hari igihe budashobora kuguha buri kimwe, ahubwo bukaguteza ikibazo. Einstein ku bwenge bwe yari afite, ntago yari azi neza ko yahura n'umugabo ufite uburyarya nk'ubu akamubaza ibintu bidashoboka. Byarangiye Einstein atsinzwe, kandi yumvaga afite ubwenge bukabije. Impamvu twaganiraga ibi byose no kugira ngo duce wa muco wo kwiyumva, kwishyira hejuru, kumva ko utandukanye n'abandi. Ibyo nibyo byagukururira kuba imbata ya Satani ndetse ugakoreshwa nawe, kuko nawe ubwibone bwatumye ajugunywa agakurwa mu ijuru. Turabakunda. Iki ni ikiganiro cya Lengo Entertainment. Mujye mukomeza mukurikirana ibiganiro byacu, tubafitiye n'ibindi byinshi byiza. Wemere gutanga ibitekerezo. Turabakunda. Ciao.